maneriga mugira ikintu nazi cy'umwaku oya mwebwe muvuga ati nkumva bizarangira intiye uzi kuntu mwirirwa mu nese birangira gute iyo babivuze mutera nese nitwe tugutera umwaku dore wari wifitiye jana byarangiye gute intiyazi kandi barabikubwiraga bati bizarangira intiyazi usumva ko mutera umwaku jano birapfa nyuma ya jano haza undi haza yewe ese yari yewe none aya nawe wikabye ndese hari undi watangaje mu minsi yashize utagira yewe never ubu ni yewe ni boyfriend wow warubizi se ko umwebwe mugiye kunkubikira amagambo ya nese warubizi ko ari umuproducer bitwaye iki nyine warubizi sinabyaye ni producer wa mugana audio na video akunda ba producer munyari nuza yanjye nakubona sinzi mbibona ko tapi yanjye yewe suri ku munsi wa mbere muhoro wow kwisubishyiramo romance gusubije mu bihe mwahuriye ku nshuro yanyu ya mbere mwahuriye ku nshuro ya mbere Shaddy for the first time like ahantu naringiye naga ngomba kubabwira details zose yanyuramo gakeya ku nshuro ya mbere mwahuriye ntabwo ngomba kubabwira ndetse tufase muzabini nyamuka nisimbishaka yaze I don't like it tuzagira dute tuvuze ngo ntabwo mbisubiramo muhura bwa mbere nyine so what ntabwo nshaka kubivuga ari wowe nawe ninde approachinze undi mu buryo bw'urukundo cyane iwe pe niwe wako approachinze bose Shaddy ufite n'igikombe uri umugore mwiza abivuze none se ntabwo wanyegera kandi niho naganaga nawe niko yabikoze yarakubonye avuga ati nanjye kubaza ngo ni muri club ni ahantu wari wasohokeye ni ahantu twari turi muri Patrick nta nubwo twari turi no mu Rwanda oya mwahuriye hanze aranyegera ambwira ko ari n'umunyarwanda ndavuga okay kumbugera amakeya bro oya da agukubita keya hanze y'igihugu ndavuga ati no ntabwo uri umunyarwanda kuko abanyarwanda nzi bagira ishazi but no I'm Randy wow ndavuga really what do you do hamwe ati ndi umuproducer akwereka indirimbo yakoze nta nubwo nanyitaye bitewe njye washaka cyane iki washaka cyane iki oh my god byihore okay dukomeze uri hanze uri umugore mwiza ukunda kwegerwa n'abagabo cyangwa abasore benshi kubera iki yewe ari we wahisemo mu bantu bose mu bagabo bose bakwegera mu basore nanjye ubwo ndimo ariko reze nonde njya nkwe nawe ushemo anyway impamvu namushimye kubera ko first of all no munyarwanda and then is really kind afite umuntu ni umwana mwiza ni umwana mwiza nta bintu byo kwimura urabizi ukuntu abasitari hano babigize abantu wari cool shaka ca bugufi tu wowe ushaka umuntu uyoborera nicyo kibazo ubwo uko wabonye aciye bugufi uravuga uti ndakibone aciye bugufi nanjye nca bugufi iyo umugeze imbere utica bugufi iby'ubukwini buba buvuyeho arabizi ko ndi kwini biba bihagije niba nkaba nzi ko ari king nakekano yagukoze ugahita uvuga uti hano ndavuga yego icyo avuga cyose nakekano yakubwiye nakekano yakoze ukavuga uti finally wanjye ndamubonye akondirimba naririmba nabi koko anyway nakekano yagukoze ukavuga uti wanjye ndamubonye se waretse gutangarira imiririmbire yanjye ukabanza ukansubiza asubira guseka imiririmbire yanjye umva uzi akantu yankomyeho se ni ukuntu nyine iyo mbyutse ajya mbwira ati abana bakoze iki barashaka ko uyu munsi bakora iki wabakora iki abamamije akunda kwita ku bana
niryo banga iyo akubajije abana bakwemeje mu gitondo cya kare barashaka gutemberera he barashaka iki ufite plans ati tubakora iki oh my god tuvuga tuti finally wow uko biri kose ariko nanone umuntu agira ibyiza ariko hariho n'igihe umuriro akavuga ati kamemu kangaka nzakihangana ariko nakadefo nakekano wabonye ukavuga ati nakadefo kuri yewe ugiye kumutungura ku buryo nakabona avuga ati kangaka nge na defo oya cyana ndabona wow kugeza ubu ni perfect for me ibyo anyereka is perfect na defo ndabona wari umaze iminsi uri kuri singo yego pe nani mpfuye wishwe n'ikisi n'ubusingo ubusingo buri use ko ndiyo ndanapfuye nawe wishyuye amaze ngaho nyumvira ubundi ko utatubwiye byapfiriyeho ibya mbere ubundi ko ariyo yayo ntabwo nabibabwira pe kuko ni story babaje ariko mwari mubizi ko ndi muri depression ahubwo se wagize depression nyuma ahubwo reka nze mbabaze nari nzi ko muri inshuti zanjye mwambaye hafi nasitwa ko kuba hafi gute se ko mwari mubizi twatandukanye na boyfriend twagomba kuba hafi mwari mubizi ko ndi muri kuza kuguhoza amarira ikintu se mwambonagamo mukahita mumbonamo ko ndi cyakora iyo ufite boyfriend uba wishimye akanyamuneza uhagaze nuko rero umva munyite ishaza wari uhagaze uri singo ndaje oya ubu ufunzemo cyane se Jano byapfiriye ko Jano ari inshuti yawe ibyo ntabwo bindeba pe ubu ntukina mwibuka nothing nta nubwo akongera gutega indege ijya muri Kenya why not noize n'ujyana muri Kenya wajyaga kubera Jano mbere wajyaga ahandi bite n'inshuti zanjye hariya ntabwo zigize cya gihe cya Jano wapesheri hariyo n'izindi ubu wanajyayo muhuye ese ko atajya birangira Exe ntibijya birangira ngiye bararangira baba babaye expired ntuza ntibyarangira baba babaye expired sheri baba babaye expired byarangiye yewe ni producer SHADDY ni queen wa social media relationship yawe na yewe urona akenshi umuntu ashobora gutekereza abenshi nako abitekereje avuze ati uriya mu producer ashatse kuririra kuri izina rya SHADDY kugira ngo ahita avugwa cyane we ntago ariko wabibonye ntago wigeze ubitekereza bitwaye iki si mpangu shere ko se ko kimwe mwagize ishaza ariko ntago ari ishaza ego komana ariko si bite byanyu ngewe kari izina nashaka ry'ururiro ari iryawe kari indyange as long as ari happy okay nashaka umva arikoresha icyo ashaka yego se ko uri determined cyane none twagiye wese hano murambabaje umva nimba nakunze umuntu mujye munyihorera hari comment nagiye mbona bakavuga ati ariko SHADDY ari gukunda abasore bakiri bato bamaze oya se kandi none ese kuri gukunda abasore bakiri bato bamugana bitwaye iki hari ubwo ari abamineri hari cyane kuko bakundana n'abantu mungana mu gihe abo tungana byanze kuba nta mineri urimo kuba ntari gukora icyaha ntaribi mu gihe abantu tungana byananiranye reka njye kureba n'abato wamugana nuko rero ugerageze ningerageze yewe mumenyanye mu mezi ane ahubwo se none murakundanye mufite ikihe kibazo ntabwo ari urukundo rwihuse mba nini ushaka urwihuta mva as long as I'm happy he's happy mufite ikihe kibazo ariko twe tuba twibaza mwibaza iki se umuntu aribaza ati umuntu ahura n'umuntu bwa mbere ahanze nibwo bwa mbere mwari muhuye yes exactly none bagahita bakundana why not yeah ko bajya bavuga ngo urukundo uhuye n'umuntu bwa mbere mugahita mukundana ntago ruba ari rwo ngo biba ari ukubeshyana biba ari ni ibyanyu nyine akurira mutureke twebwe yeah she minding business zanyu mutureke twikundanire umva kuci hotahe tupeze neza n'igihinde barakimenya none nuvuga ngo ikintu cyagufashe kugira ngo ujye muri relationship na yewe none uzi ukuntu nirirwa muri gihinde oya ugikora bya ni wari wanjye ubundi ugikora se nzabazanira umuzigo indirimbo se ajye kukuririmbisha kuci hotahe oya da uraririmba ihe njyana se
simbiza agomba kuyinge produce none wamugana ubundi yewe ubu ntafite beat yakuririmbisha ase komeda atayikuririmbishije ko ntiyari produce ntabwo arazi impano mfite oya yewe se yarayimenye yes azasa ashadi nawe bibeshya ari je wigeze ujya muri studio gutangira kuririmba oya kiragiye ntabwo nari mbizi ko mfite impano until menyanye na yewe akahita ambwira ati you know what you can sing, you can dance, you can do everything. Okay, let's try. Yarabikubwiye uzi ukuntu mba meze mba ndi free muri studio. Yes, uri gukorana na boyfriend. Yes, ntabwo nari nzi ko ibintu nyabire wagiye muri studio mba ntabwo nari nzi ko ibintu biryoha nyabiriye. Oya, if you wakotora but it's okay. Yari boyfriend arapfusha. Amazing. Indirimbo ya mbere warayirekodinze se? Ntabwo mbizi nimba yayirekodinze. Wararirimbye? Njye numvaga ndi happy Cheryl. Uri kuririmba? Kuchi wataye. Karahara hantu haje gushya. Mu nyiho ese kuki twabitinzeho cyane. Barega no relationship ya Shaddy ni ikintu gikaze hano. Shaka ko ndishimye pe. Wishimiye iki se mwana? Like relationship. Wow. Nabona unambaye impeta by the way. Oya ibyo bashaka kumwereka ko ubutani zankorera. Uri kumucira amasiri. Mubwira uti nkunda n'impeta. Basa bite byawe ko ikivuga. Akoreka mubwiye. Oya. Ibi ni byanjye. Iyo ni ya. Kumbe hano ni gwawe. Umubwira uti nese. Ya. Ntago abantu bo kuri kamera banabibonye rega humura. Abso. Ariko wagira muri kabere. Hano umbega hano ni yawe. Ahangaha ni kwa boss. Okay, ubwo arya ntukunda zahabu. Ubwo nyine akoresha ya zahabu. Shaddy ntabwo ushobotse. Anyway, reka nikomereze kuri iki. Ikintu cya mbere cyagukuriye kuri nuko ari umunyarwanda mwahuriye mu mahanga. Nicyo cya mbere. Abonda gukubita keya harashye. Yeah. Mwahuriye mu kihe gihugu se natari ibanga? Icyo ni ibanga rero ntabwo nabivuga. Shahura agenda koko. Ntagenda. Mwahuriye he? Urumva nakuza mu nawe nagiye. Mugani. Ahubwo muzajye mugenda Cheryl. Nibwo tuzabona abagore. Shana aragenda mubura sinzongera. Ko nagiye se simubona. Baca imigare ngo naragenze ndabona. Cheryl njye naragenze ndabona. Umva naramubonye kabisa. Utuntu dutandukundira yewe. Kwingiye turuta ibindi. Hitumutomora. He's a gentleman, like he's caring, like he's so sweet. Sweet. Sweet ushatse kuvuga iki? Sweet, like he's so sweet. Like, nice. He's so nice, like kind. Okay. So gentleman, like gentleman icyambere wakivuze. Caring icyakabiri wakivuze. So kind. Kind, okay. And then he's so polite. Polite, okay. And then he's so educated. Fine. Nkoretse wanageza mu 10 nakumvise. Nabonye byinshi pe. Oya, asa kushobora kuba remeye none. Kera wabera. Yagenze ndabona. Mu bantu mwakundanye ubu niwe nimero ya mbere. Ntago habinkora. Kuba yigise. Abandi bose babari bahereye kuri kabiri kuzamura. Oya ikanze ngire oya uriya of course azaba nimero ya mbere ko wa mbere ni Meddy kubera ko twabyaranye aturiye. Akomedeje wundi nabonye agupostinga ashyiraho utuntu tw'udutima. Atampostinga none. Ashyiraho n'udutima. None se tuzabisangira nge n'abana bibo. Wamugani. Uwa mbere ni kugeza uwa mbere ni Meddy ariko yewe bafite amahirwe yo kuba uwa mbere. No Cheryl nukuvuga ngo Meddy azahora yikubita uwa mbere urumva kubera ko umufitiye abana. Ariko ubu ngubu ku mutima wanjye ni yewe ejo abandi mwana ajyanye gufata igihembo tutajyana. Byari bimeze bite kujyana nawe? Koko mana yanjye mamen wari ururimo. Sikari bwo bwa mbere ariko muri shop najyanye n'umutive se nuko mbere urujyanye n'umujama muri shop. Oya red carpet numvaga nawe nikoro mana we ndumva biko hishimo. Ukuntu uri excited. Yafo buri kubona
ubundi uri mu rukundo ndakwemera ko sibyo he's a nice guy sha. Wow, amazing. abo bantu bazi ukuntu ukunda nabyo bazi ntabwo bazi ko ndi noze. nyamara abagabo bagushizeho dore utangiye watangaje umugabo ubu abandi bose barakuvuyeho. ubundi se bangiyeho ryari bagukundaga bazakomeza bankunde n'ubu wapera gukunda gute buri muntu wese abazi ko like ego kandi ifite igihembo cyo gukurura abagabo. Trust me uzi noneho nibwo bwa mbere baba bagiye kunyataka noneho. Oh yes, iyo bazi ko ndi single baba bazi ko ndi uwawe bose ariko iyo nandi relationship bahita bataka ubu ni box yuzuye ngo ntabwo tuberanye.